yafashe cya cyapa acyandikaho amagambo atandukanye n'ayari yanditseho, arangije agishyira ahantu buri wese ari bubashe kubona. Nyuma y'akanya gato cya gikarito cya wa mwana cyahise cyuzuramo amafaranga, ku buryo byageze nimugoroba babara bagasanga arenga ibihumbi 100. Niyo mafaranga menshi umwana yari abonye kuva igihe yari atangiriye gusaba ubufasha abantu. Niyo mafaranga yari abonye mu munsi umwe. Abantu bakomeje kuza basimburana kumufasha, amafaranga ariyongera. Bigeze nimugoroba wa mugabo yarongeye arahanyura. Wa mwana rero wari impumyi yumva intambwe za wa mugabo, abitekerezo kabiri. Urumva umugabo yari afite intambwe zidasanzwe, yagendaga yihuta, kandi urabizi ko iyo umuntu afite ubumuga bwo kutabona, izindi sanse z'umubiri we ziba zikora cyane. Uburyo yumvamo birazamuka, uburyo akora ku kintu akacyitaho cyane birazamuka, izindi sanse z'umubiri zirazamuka. 90% by'amakuru tubona mu buzima bwa buri munsi tubihabwa n'iby'amaso abona. Nigeze kubibasobanurira impamvu yabyo. Iby'amaso abona nibyo akenshi bigena n'ubuzima tubamo. Umuntu rero ufite ubumuga bwo kutabona, ya 90% watabasha kubona ayihabwa n'ibindi bice by'umubiri. No kuvuga ukuntu yumva biba bitandukanye n'iby'umuntu ubona. Ukuntu ahumurirwa biba bitandukanye n'iby'umuntu ubona. Ni kimwe n'umuntu ufite nk'ukuboko kumwe. Umuntu ufite ukuboko kumwe kuba gufite imbaraga cyane. Za mbaraga zagombaga kuza mu kundi kuboko ziraza zikajya mu kuboko kumwe afite. Ni ibintu bibaho nyine. Hari uburyo umubiri wacu umeze, ku buryo igice kimwe iyo gisinziriye hari ikindi gikanguka kurushaho. Ni ibintu bibaho cyane kugira ngo kizibe icyuho. Byageze nimugoroba rero wa mugabo arongera arahanyura. Wa mwana w'impumyi yumva intambwe za wa mugabo, arangije arasakuza cyane ati, yewe muntu ugenda wihuta, ntugende tutavuganye. Wa mugabo aramwegera. Umwana rero w'impumyi abaza wa mugabo ati, kare numvise unyura hano, nakumvise intambwe zawe ndazizirikana, na n'ubu ngubu uraje mpita numva ukuntu wateraga intambwe kare, n'ubu ngubu niko uri kuzitera. Ukigera hano wahagaze ufata icyapa cyanjye, sinzi ibyo wagikoreye, urangije ushyira amafaranga mu gikarito. Nyuma yaho nahise mbona abantu baza kumfasha ari benshi. Ndibaza byagenze gute ko nyuma y'uko uvuye hano ibintu byahise bihinduka, byatewe n'iki? Umugabo aramusubiza ati, nta birenze nakoze uretse guhindura amagambo yari yanditse ku cyapa no gushyira inote y'ibihumbi 5 mu gikarito cyawe. Mbere hari handitseho ngo ndi impumyi nimumfashe. Njyewe naje nandikaho ngo uyu munsi ni mwiza ku bandi bantu bose babasha kubona, ariko njyewe simbasha kubibona. Uri kumva ikintu yahinduye? Isomo ririmo nuko ibyapa byose n'ubundi byavugaga ikintu kimwe. Icya mbere cyavugaga ngo ndi impumyi nimumfashe. Icya kabiri kikavuga ngo uyu munsi ni mwiza ariko simbasha kubibona. Byose byendaga kuvuga ikintu kimwe. Ariko amagambo ya kabiri yazamuye amarangamutima y'abantu kugeza ubwo baho umwana ubufasha atiyeze abona kuva yatangira gusabiriza. Itandukaniro riri muri uko rero icyapa cya kabiri cyeretse abantu ko bo bafite amahirwe akomeye kuba Imana yarabahaye amaso mazima areba uko babishaka, ariko umwana w'impumyi wakaba atabasha kubona ibyiza bitatse isi nk'uko abishaka. Aha rero harimo isomo rikomeye cyane muri buno buzima, rigaragaza ko udakeneye ibintu bihambaye cyane kugira ngo ubuzima buhinduke. Kuva uwo munsi umwana w'impumyi ubuzima bwarahindutse, ndetse ubufasha abona bwikuba inshuro nyinshi cyane. Ariko isomo ririmo nuko ntabwo ukeneye ibintu bihambaye kugira ngo ubuzima buhinduke. Ukeneye guhindura utuntu duto gusa. Ndi impumyi nimumfashe. Uyu munsi ni mwiza ariko simbasha kubibona. Ni amagambo abiri, ni interuro ebyiri zifite igisobanuro kimwe, ariko imwe irimo guhanga agashya niba ariko nabivuga. Imwe irimo ubusizi,
imwe yazamuye amarangamutima y'abantu kurusha iya mbere. Mu buzima icyo ukeneye ngo uhindure ubuzima ntabwo ari ibintu bihambaye. Guhindura utuntu duto gusa bishobora kuguhindurira ubuzima. Ushobora gusanga ikibazo atari uko ubuzima bwawe budatera imbere, ahubwo ikibazo uhora mu bintu bimwe. Hari umuhanga wigeze kuvuga ngo umuswa wa mbere kuri iyi si ni wa wundi uhora akora ibintu bimwe mu buryo busa, yarangiza akitega ibisubizo bitandukanye. Urafata rimwe ugateranyaho rimwe ukitega gatatu, ntabwo bishoboka. Ugafata rimwe ukongera ugateranyaho rimwe ukitega kane, ukitega gatanu, ntabwo bishoboka. Iyo ushaka kubona gatanu ubwo ufata rimwe ukongeraho kane, ntabwo wongeraho irindi rimwe. Umuswa wa mbere rero nuriya uhora usubiramo ibintu bimwe bipfa, yarangiza agahora yiteza ibisubizo bitandukanye n'ibya mbere. Iyo ushaka rero guhindura ubuzima ntabwo burya uba ukeneye ibintu bihambaye, ahubwo guhindura utuntu duto cyane. Guhindura utuntu duto gusa bishobora kuguhindurira ubuzima. Guhindura uburyo urebamo ibintu, nababwiye ko atari ikibazo cy'ibyo ubona, ahubwo ni ikibazo cy'uburyo ubirebamo. Iyo uhora urebera ibintu mu ruhande rw'ibibi, ibintu byose bikubera bibi. Guhindura uburyo urebamo ibintu bishobora kuguhindurira ubuzima. Guhindura uburyo utekereza bishobora kuguhindurira ubuzima. Uburyo utangamo ibintu runaka bishobora kuguhindurira ubuzima. Guhindura utuntu duto gusa. Guhindura ibyo utakazaho umwanya wawe. Amatwi yawe ni iki kintu kiyatwarira umwanya. Ibyo byonyine kubihindura bishobora kuguhindurira ubuzima. Guhindura iby'amaso yawe atakarizaho umwanya, ibyo ureba cyane. Ushobora gusanga ibintu byinshi ureba mu masaha agize umunsi ari ibintu bitagufasha gutera imbere, kandi ugahora ubireba buri munsi byakubereye ikiyobyabwenge. Ugasanga guhindura nk'ibyo utakazaho umwanya wawe mu kureba, ibyo utakazaho umwanya wawe mu kumva, ibyo byonyine bishobora kuguhindurira ubuzima. Utuntu duto gusa nk'ibyo utakazaho umwanya wawe, ibyo utakazaho amafaranga yawe. Hari umuhanga yigeze kuvuga ngo mbwira ibigutwarira umwanya n'ibigutwarira amafaranga, nkubwire umuntu uzaba uriwe mu myaka 5 iri imbere. Guhindura ibigutwarira umwanya, ibigutwarira amafaranga, ubwabyo bishobora kuguhindurira ubuzima. Ntabwo ukeneye ibintu bihambaye ngo uhindure ubuzima, ahubwo guhindura utuntu duto gusa. Guhindura amafunguro ufata, guhindura isaha ubyukiraho, byonyine guhindura umunsi, guhindura uko umunsi wawe utangira. Niba umunsi wawe watangiraga saa moya ukavuga uti no, ngiye kujya ngutangira saa 11 ndebe, ubwabyo bishobora guhindura ubuzima bwawe. Guhindura ibyo ukora ukibyuka, urugero wenda ukaba ubyuka noneho ugatangira gukora siporo utarazikoraga. Guhindura ibyo urya, uvuga ngiye kongera igipimo cy'amazi mu mubiri wanjye. Guhindura utuntu duto nk'amafunguro ufata gusa bishobora kuguhindurira ubuzima. Guhindura inshuti. Mbwira abantu 5 mumarana umwanya munini, nkubwire umuntu uzaba uriwe mu myaka 5 iri imbere. Hari n'umuhanga wigeze kubivuga asa naho yabikabirije cyane, avuga ngo niba ari wowe urenza abandi mu mwanya urimo, uri mu mwanya utagakwiye kuba urimo. Niba ari wowe urenza abandi mu cyumba urimo, uri mu cyumba utagakwiriye kuba urimo. Ariko hari undi muhanga wamuvuguruje aravuga ati, niba koko ari wowe urenza abandi mu cyumba urimo, uri mu cyumba utagakwiriye kuba urimo. Niba ari wowe urenza abandi mu bapampe muri kumwe, uri mu bapampe batari bo.